dutegereje Yesu kandi azaza. Ibidukange dutegereje Yesu kandi azaza. Ibi bihe turimo ibidukange dutegereje Yesu kandi azaza. Komera Imana amashyi. Haleluya, haleluya. Azaza ntago azatinda. Haleluya. Azaza ntago azagira gute? Ntago azatinda, ngo kuko yabisezeranye natwe. Ni isezerano dufite. Haleluya. Ni isezerano twahawe na Kristo. Haravuga ngo nzagaruka. Haleluya. Nzagaruka mbajyane, ngiye kubategurira, kandi aho nzaba namwe niho muzagira gute? Niho muzaba. Rero naje kukwibutsa ngo Yesu azaza ntago azatinda. Azaza ntago azagira gute? Ntago azatinda, kuko yabidusezeranyije. Nta gahunda yo gutinda mu mwuka. Ntawe ushaka kukandagiraho. Hoya, haratonekara. Imvu abantu bajyanjaritse mwivuga butumwa, bajyanjaritse amanara areba hejuru. Mwumve ko imbwiye, mwumve ibyo ivuze. Yajyanjaritse, mwumve ivugiye he? Ubu dufite abantu baza mu nzu y'Imana ariko barasohotse kera. Kajya avuga ati nta kundi nagira, reka mpfe kujya guterana, reka mpfe kujya kuririmba. Ariko iby'Imana byaragushizemo, iby'Imana byaragukamutsemo, ntago uhari. Ukeneye kuva aho wagiye rero. Haleluya. Imana ishimwe. Kandi utagira ngo ubwo icyo si cyo cyigisho nazanye. Naje kongera kubwira itorero ko Yesu aje vuba, kuko ari isezerano. Buriya umuntu yagusezeranya akibagirwa, ariko ndagira ngo nkubwire ngo umwami w'abami ntiyibagirwa. Ntago avuga ibyo atazakora, ntago avuga ibyo atazashyira mu bikorwa. Aje gushyira mu bikorwa icyo yasize akubwiye. Haleluya. Amazina yanjye ni Tuyizere Solange. Ndi umumama. Yesu yangiriye neza, yampaye abana. Mfite abana 5 kandi na papa wabo arahari. Haleluya. Abana Imana yampaye ntago ni mbivovotera. Mu gihe uyu munsi wowe utwita uti kuki yaje inda, kuki yaje? Nta mwana n'umwe wavutse bidaturutse ku mugambi w'Imana. Nta muntu n'umwe wabayeho bitavuye ku mugambi w'Imana. Iyo bitaba umugambi w'Imana ntago ubukiriho, ariko kuko ari umugambi w'Imana uriho, niyo mpamvu uyu munsi wicaye ahangaha. Hanyuma ndi umukristo kandi ndi umugenzi ugana mu ijuru. Ndi umugenzi ugana he? Mu ijuru. Nizere ko nawe uri umugenzi. Nizere ko nawe uri iki? Uri umugenzi. Mpamvu nkubajije ngo nizere ko nawe uri umugenzi, abantu bafite ingendo zitandukanye. Abantu bafite ingendo, zimwe ziri kujya Kampala, zindi ziri kujya Dubai, zindi ziri kujya Canada, abandi bari gukatisha amaviza bajyana muri Amerika. Ibyo zose ni ingendo. Bandi kugenda bajya Nyabugogo gutega amabisi. Buri muntu wese ari mu rugendo rugize gute? Rutandukanye n'urwa mugenzi we. Ariko niba uzi kuri mu rugendo rugana mu ijuru, untize umwanya wawe, ube hano hari, ubundi utega amatwi, ubundi umpanga amaso yawe, unyitegereze nta soni mfite z'uko mundeba, wumve icyo Imana ivugana nawe. Haleluya. Wumve icyo Imana igira gute? Ivugana nawe. Niba uri umugenzi uri kujya he? Mu ijuru. Niba utajya Canada, ukaba utari gukatisha ijya Amerika, ukaba uzi kuri mu rugendo rugana mu ijuru, untize amatwi. Untize iki? Amatwi, kuko uru rugendo hari amakuru ari kuruvugwaho. Hari amakuru uwateguye urugendo arimo kubwira abari mu rugendo. Rero ntabwo wakumva aya makuru bayo utari mu rugendo.
aya makuru arumvwa n'umuntu uri mu rugendo ufitanye gahunda nijoro. Ufitanye gahunda n'iki? Nijoro. Niba udafitanye gahunda nijoro, ibyo turi buvugire hano ntabwo uri bubyumve. Kandi turi kubivuga ibi tutirengagije ko hari n'abantu bafitanye gahunda n'isi. Abantu isi yaryoheye, abantu badashaka kuyireka no kuyirekura. Ntabwo uwo nguwo ari bubashe kumva aya makuru. Ariko umuririmbyi yaravuze ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kure hatagera ibyago, nawe inama umusumwe. Haleluya. Nkunda kumva amakuru y'iki? Nkunda kumva amakuru y'iki? Ntabwo ari nkunda kumva amakuru yo muri karitsiye, y'inkuru barimo bavuga kuri Chantal, y'inkuru barimo bavuga ku mudiyakoni runaka. Uyu muririmbyi aravuze ngo nkunda kumva amakuru ava hehe? Mu murwa uri kure hatagera ibyago. Natwe twaje hano kumva amakuru rero, kandi amakuru mbazaniye ntabwo ari ayo kuri social media. Haleluya. Oya, ntabwo ari ayaho, ni amakuru avuye mu murwa. Ibimenyetso n'ibihamya bitwereka ko ari haturutse turabifite. Abahawe icyo kimenyetso cyo kumva ayo makuru baraza kunshyigikira kandi baraza kubyumva. Impamvu baza kubyumva ni uko umwuka uri muri nge uri buhure n'uri muri bo, bakavuga ngo koko aya makuru avuye mu murwa. Nubwo tutabura n'abaduca intege batubwira ko ariho atariho bivuye, ariko dufite ibihamya bitubwira ko ari hagize gute aturutse. Yewe mureba aha, Imana yampaye agakiza mu muryango iwacu ntawe ugafitemo. Niyo mpamvu agakiza Imana yampaye ndakarwanira, ndanakarinda. Haleluya. Nitaye ku byo uvuga n'ibyo ukora, ndarinda icyo Imana yashyize muri njye, kuko aho nagikuye sinakirazwe n'imiryango, naragihawe n'Imana. Uherutse guhishurirwa mu byahisho yaravuze ngo rinda icyo ufite kandi ugikomeze hatagira ugutwara ikamba ryawe. Rero aka gakiza kuko nakabonye katava mu miryango, niyo mpamvu nitonda. Iyo aba aka gakiza abantu bagatoraguraga hano hanze, ntago muba muri uru rusengero mungana gutya. Agakiza ni impano iva ku Uwiteka, ni impano iva ku Mana. Utaragwa n'inshuti, utaragwa n'itorero, ahubwo uhabwa n'Imana yonyine. Rero icyo wahawe nta muntu uhari bakuvuge, bakurwanye, bagusebye, baguharabika. Komeza icyo ufite. Haleluya. Komeza icyo ufite. Ibicantege bizi, intambara zizi, ariko komeza, kubera ko icyo ufite nicyo kizatuma uba muri uyu murwa twaririmbye. Numara kugitakaza uyu murwa ntawe uzajyamo, numara kucyamburwa uyu murwa ntawe uzaba ukigiyemo. Niyo mpamvu urwanira agakiza ufite, ugashyireho imipaka, ugashyireho imbibi, ugacaho imirongo ntarengwa. Hanyuma mu bana papa wanjye yabyaye, ni njyewe mwana njyenyine uvuka mu nda ya papa, nta wundi ngira tuvukana.
icyakoze mama wanjye afite abandi bana ahandi yashatse, ariko mu nda ya papa wanjye ndi umwe njyenyine. Niyo mpamvu ntinubira abana. Naravuze ngo papa wanjye yambyaye ndi umwe, umuryango atagize njyewe nzawukora. Haleluya. Nibyariye barumuna banjye, nibyarira abasaza banjye. Haleluya. Kandi Imana ibimfashamo irabampa. Ndabafite, turakundana. Iyo mbareba mbafata nk'abavukanyi banjye, kandi numva mbyishimiye, numva binejeje. Ntago nigeze njya muri bya bindi abantu bajya bajyamo ngo gushyira hano mu kaboko n'ahandi ntavuze. Ntago izo nzira nazigiyemo, kandi nkomeje kubaha Imana. Haleluya. Hanyuma mu muryango nta wari ukijijwe urimo, wenda ngo agakiza mfite niwe wakampaye cyangwa naramwiganye ndimukuraho. Imana yampamagaye njyewe njyenyine. Hanyuma irangije impisezerano. Uyu munsi naje ngo tuvuge ku mbaraga z'amasezerano. Imana impisezerano irambwira ngo umubyeyi wawe azakizwa. Mama wanjye ntago yari akijijwe, mbabwiye ibyo yiberagamo, mwavuga ngo Imana ikura kure. Mama wanjye yazaga mu rugo, dufite icyumba cy'amasengesho, twaba turi gusenga wagasohoka, ati ubwo ngubwo ibyo mwigira ngo Imana iravuze ivugiye. Ivugiye hehe ko nari nicaye, ko ntayo mbonye? Wowe ibyo wumva tutumva urimo kubikurayo. Akaba arasohotse. Ariko twajya gusenga Imana itumva uko mvugana nawe, azagira agakiza. Nzamuha agakiza, azakizwa, nkabona nta nzira. Ubu tuvugana ndashimira Imana ko mama wanjye ari umukristo mu itorero rya Anglikani. Haleluya. Mu itorero rya Anglikani ni umukristo. Ejo bundi yabazambwira ati nanjye ngiye gutangira kuba marene. Haleluya. Niyumvamo imbaraga wowe utankuramo. Ntacyo wakora ngo izo mbaraga zimvemo. Nta magambo n'amake wavuga kuri njye ngo izo mbaraga zinshiremo, kuko ibihamya mbibonera muri famiye yanjye. Ibihamya byande by'imirimo ya papa, by'imirimo y'Imana. Ikintu gikomeye ngiye kuvugira hano, mama wanjye acyakira agakiza, Imana yarambwiye ngo genda umubwire ngo kandi inzu urimo. Ariko haleluya, hari igihe tuvuga Imana tukarenga ibihe n'igihe n'ibizaza, kuko Imana tuvuga iturimo kandi turayibona. Hari umuhanzi uherutse kuririmba neza, bamwita Richard, yaravuze ngo iri muri twebwe ikibitubwira ni imirimo yose igenda ikora, abayivugana bibayibeshyera, mubagira inama barekeraho. Iri muri twebwe ikibitubwira ni imirimo yose igenda ikora, abayivugana inama barekeraho. Iri muri twebwe, iri muri twebwe. Ikibitubwira si ibyo batuvuga, ahubwo imirimo y'Imana igenda ikora ku buzima bwacu. Ni ibihamya bitwemeza ko Imana iri muri twe. Haleluya. Imana irambwira ngo umubwire ngo inzu urimo nzayubaka, nzayivugurura. Mama yabaga mu nzu ku buryo najyaga njyana umuntu ngo tujyane mu rugo nkumva mfite isoni. Nta dirishya yagiraga. Hari igihe tugira abantu, umuntu akakubakira inzu ukagira ngo ari guhimana, kagira ngo ari guhimana, ntayiha amadirishya igisenge, ukajya ugira ngo ntuzi uburyo cyesitayemo. Ariko aho abantu baguhimira Imana irahabona, izaza kubivugurura. Haleluya. Ndagenda mbwira mama, ntumva nkubwira ikintu Imana yavuganye nanjye.
Imana yambwiye ngo iki gisenge cy'iyi nzu ureba izakivugurura, kandi Imana izagira gute? Izakubakira. Sigara nibaza ngo Imana izubaka mu rugo izanyura murinde, izaca murinde ko nta mafaranga mu muryango, nta muntu ushobora no kubumbisha amatafari. Iyi nzu izavaye. Ariko reka ngo utangarize ngo imbaraga z'amasezerano y'iby'Imana yavuze zirakora. Ubu tuvugana, haleluya, mfite umunezero w'uko yanzu. Bundi narwo dukeneye ngo abantu baze kuduhamya ibyo turebesha amaso ni ibihamya. Iyo nzu baraje bashyira hasi ari kubakirwa. Komera Imana amashyi. Ahatari dushe hagiye kujya dushe, ahantu hatari hafite ishusho Yesu aje kuhashyira ishusho kubera ko yabivuze. Cya gisenge cy'inzu kiri kuvugururwa. Uti kivuguruwe gute? Ujye ugira neza, kuko utazi nawe ejo umuntu uzakugirira gute neza. Ubu Imana ikwicaje imbere ni umugisha, nuko utabizi. Biturutse he rero? Mama afite abana 2 arera. Aba bana babonye umushinga ubafasha kwiga, kubona udukayi, amabage. Uwo mushinga ni uri kubikora. Haleluya. Nje Imana imbwira ko izubakira mama. Nareberaga muri famiye, ariko Imana ifite imbaraga zirenga famiye, ikajya mu batakuzi n'abatarigeze bakumenya, ikazi gasohoza icyo yavuze. Imbaraga z'amasezerano. Wowe ntiwirwanirire, ntiwicire inzira, Imana izabikora. Uwo niwe njyewe muri bike nkubwiye. Tuzakomeza ubutaha. Reka dusome ijambo ry'Imana. Imbaraga z'amasezerano Imana igira gute? Itanga. Tugiye gusoma mu Itangiriro ibice 21. Dusome umurongo wa mbere tugeze kuri 4 gusa. Twahageze twese. Umutwe w'amagambo uravuze ngo Sara abyara Isaka. Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze. Haleluya. Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranije. Sara asama inda ya Aburahamu ashaje. Babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigize gute? Kigeze. Aburahamu yita umuhungu yabyaye Isaka, uwo yabyaranye na Sara. Aburahamu akeba Isaka umuhungu we amaze iminsi 8. Amaze iminsi 8 avutse. Uko Imana yamutegetse. Aburahamu akeba Isaka umuhungu we amaze iminsi 8, nk'uko Uwiteka agize gute? Yabimutegetse. Tugiye kwiga ku ijambo ryitwa ngo imbaraga z'amasezerano. Uwiteka agenderera Sara nk'uko yagize gute? Yavuze. Uwiteka agirira Sara ibyo yagize gute? Yamusezeranyije. Ngo nuko Sara asama inda ya Aburahamu. Imana ya Aburahamu ashaje. Babyarana umuhungu igihe cy'Imana kigize gute? Kigeze. Igihe cy'Imana kigize gute? Kigeze. Ni igihe kigize gute? Kigeze. Hanyuma iri jambo dusomye, Imana yo mu ijuru ifite umugambi ku buzima bwawe. Imana yagize umugambi kuri Aburahamu. Ibona ko Aburahamu azavamo umuntu w'umumaro, ibona ko azavamo umuntu w'agaciro, imutoranya mu gisekuru cy'iwabo kwa Tera. Imuhamagara Aburahamu adakijijwe,
akomoka mu muryango uterekera, udakijijwe, udasenga Imana, ariko isezerano ry'Imana riza kuri Aburahamu riramutoranya. Ribona ko Aburahamu yagirira umumaro Imana, irangije iramuhamagara. Imana ihamagara Aburahamu, yaramubwiye ngo Aburahamu, va mu gihugu cy'iwanyu, va mu nzu ya Sotera, uze nkwereke igihugu nkujyanamo. Icyo gihugu nunyumvira ukakijyamo, nzakiguheramo umugisha. Haleluya! Niryo sezerano Aburahamu yari yakiriye, umugisha uva kuki? Kuwiteka. Iramubwira ngo nunyumvira ukava mu bigirwamana, ukava muri iki gihugu cyuzuye ibigirwamana, ukemera kunyumvira, nzakujyana mu gihugu, ninkikugezamo nkiguheremo iki? Umugisha. Ngo Aburahamu ntabwo yigeze ajya kugisha inama, avuga ati none ko ijwi ry'Imana rivuganye nanjye, uwabaza papa umbyara, uwabaza abavandimwe, uwabaza abaturanyi ko banyemerera kugenda. Aburahamu yumvisha ijwi ry'Imana, wahita akurikiza icyo ijwi ry'Imana rivuganye nawe. Aravuga ngo ubwo Imana ivuze, nkwiriye kuva aho Imana idashaka ko mba, nkajya aho Imana ishaka ko mba. Haleluya! Atangira urugendo rwo kuva mu gihugu kitubaha Imana, gikorerwamo ibyaha, nkaho natwe twese twagiye tuva. Yumvira ijwi ry'Imana, yumvira ijwi ry'Imana, aragenda. Aburahamu acyumvira iri jwi ry'Imana, Imana yemeye kugendana nawe. Haleluya! Aburahamu acyumvira iri jwi ry'Imana, Imana yemeye kugira gute? Kugendana nawe. Nutankurikira ntabwo uri bubashe kumenya icyo Imana irimo kuvugana nawe. Abantu benshi bakunda kumva ari uko ngo batangiye ubuhanuzi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo nkitangira kubumbura akanwa mvuga, ubuhanuzi bwamanutse. Ubuhanuzi bwagize gute? Bwamanutse. Bidusomye ni ubuhanuzi, ibi turi kuvuga ni ubuhanuzi. Rero ba maso, nturangare, kandi wite ku cyo Uwiteka avugana nawe. Aragenda Aburahamu, mu rugendo rwe yahuye n'ibibazo, mu rugendo rwe yahuye n'inzitane, yahuye n'inzira zigoye, ariko akomeza kugenda na n'iki? N'Imana. Aburahamu nihuse yaje kugera igihe kubwo kumvira Imana imugarukaho, iramubwira ngo Aburahamu, kubera yuko wanyumviye ukemera gukora icyo mvuganye nawe, nzaguha umugisha. Iramubwira ngo kandi umugisha nzaguha utandukanya n'imigisha ab'isi batanga. Iramubwira ngo sohoka ngira ikintu mvugana nawe. Iramubwira ngo ubu bumaze kwira, rambura amaso yawe urebe mu kirere. Iramubwira ngo mu mugisha njya nkubwira, itegereze neza, ukomeze unkurikire, ukomeze untege amatwi, wumve icyo nkubwira, ukomeze gushyira mu bikorwa. Iramubwira ngo itegereze mu kirere. Aburahamu arebayo. Imana iramubaza ngo uri kubona y'iki? Arayibwira ngo ndi kureba inyenyeri. Imana iramubwira ngo dore Aburahamu, nguha isezerano uyu munsi, uko ureba ziriya nyenyeri utabasha kuzibara, niko urubyaro rwawe ruzagira gute? Ruzangana. Ariko Imana ishimwe, Aburahamu iryo sezerano bararibitse. Imana ikajya imugendera ikamubwira ngo Aburahamu, nzaguhindura umugisha, kandi muri wowe nimo nzateranyiriza iki? Amahanga, uzaba ubwoko bukomeye. Imana irongera iragaruka. Turashimira Imana itavuga rimwe. Imujyana ku nyanja, iramubwira ngo nanone rambura amaso yawe witegereze mu nyanja, hasi urabonamo iki? Arayibwira ati ndabonamo umusenyi. Irongera iramubwira bwa kabiri, iramubwira ngo ndongera kuguha isezerano kandi. Haleluya! Uriya musenyi niba utabasha kuwubara, niko urubyaro rwawe ruzagira gute? Ruzangana. Aburahamu ahawe isezerano ryo kubyara abana bangana nk'inyenyeri ziri ku bicu.
ahawe isezerano ryo kubyara abana bangana nk'umusenyi uri hasi mu nyanja. Ibi bintu byumviye mu mubiri, ariyo mpamvu mbabwira ngo ube maso, ukurikire abanyamwuka, wumvisha amatwi y'umwuka, kuko abari naha mu mubiri ntibashobora kumva ibyo tuvuga. Wacarutse kuririmba aravuga ngo va mu mubiri ujye mu mwuka, kuko mu mubiri ni habi cyane. Undi aravuga ngo umuntu ubibira mu mubiri azasarura kubora, ngo ariko ubibira mu mwuka azasarura ubugingo bugize gute? Buhoraho. Ibi tuvuga ni iby'umwuka si iby'umubiri. Niyo mpamvu byumva n'abanyamwuka, abanyamubiri bagataha basigaye bavuga ngo burase twumvishe iki. Aya masezerano Aburahamu ahawe uyatwaye mu mubiri, wakwibaza ngo aba bana Aburahamu azabashyira, wakwibaza ngo aba bana abwirwa Aburahamu azabagaburira iki? Baziga mu kihe kigo? Bazambara imyambaro iturutse hehe? Ariko Imana yari ifite ikirimo ivuga kuri Aburahamu, ndibuze kukubwira uyu munsi nawe utaruzi. Haleluya. Hanyuma urebe ukuntu umugambi w'Imana ukomeye, imbaraga z'amasezerano Imana iduha anyuzwa mu bintu bikomeye. Byasanga udakomeye ukagwa amasezerano ukayasiga, byasanga udakomeye ukagira gute? Ukagwa amasezerano ukayasiga. Kandi atari uko Imana yabeshye, ibyo yavuze ni ukuri, ahubwo unaniwe kwihangana kuko utazi icyo Imana yavuze kuri wowe. Imana ishimwe. Aburahamu Imana imuhaye isezerano ry'urubyaro, ariko ndebera nawe Aburahamu uburyo abonana na Sara umugore we w'isezerano. Imana ivuzeho yuko mu nda ye hazavamo abana bangana n'inyenyeri zo mu kirere, zo mu ijuru. Bakabonana umwana umwaka wa mbere Sara ntatwite, umwaka wa kabiri Sara ntatwite, imyaka 40 Sara ntatwite. Aha hantu wavuga ngo iyi ni Imana yavuze, ariko nyamara niyo yavuze. Haleluya, niyo yavuze. Imyaka 50 Sara barayigeze, abonana na Aburahamu umugabo ufite isezerano ry'uko azabyara abana, ariko ntatwite. Agasenga ati Imana ibyo wavuganye nanjye ko bitaba, iti nduwiteka. Haleluya. Icyo navuze no kugikora nzagikora, nzaguha umwana. 65 ikagera, Sara ati ndacyajya mu mihango nk'abandi. Wambabariye ugahumura amaso yawe, ukumva icyo Uwiteka avugana nawe, ukumva icyo Imana ivuga ku buzima bwawe. Ntukirebera aha none, kuko aha none nta bihari, ariko mu gihe kizaza birahari. Imyaka 80 iragera, Sara ati mva nkubwire Imana ivugana nawe rero. Wowe Aburahamu waribeshye, wayobye inzira. Yakabaye Imana ivugana nawe. Ntago nakabaye ngejeje iyi myaka ntaratwita, ntago nakabaye ngejeje 85 nta n'umwana n'umwe mfite. Aho wasengeye barakubeshye. Niba ari nawe ijwi ryasana, si ijwi ry'Imana wumvishe, ni Bayali cyangwa bya bigirwamana byo kwaso byakuvugiye mugira ngo ni Imana ivuze. Ariko nkubwire ngo Imana yari yavuganye na Aburahamu, Imana yari yavuganye nawe. Haleluya. Imana yari yagize gute? Yari yavuze. Kandi Aburahamu yumvisha iki? Ijwi ryayo. Yavuganye nanjye no kubikora izagira gute? Izabikora. Abantu rero bakunda inyigisho zo kuguruka mu kirere, ati bifate biraje birahananutse, bihananuka bijya he? Icara gatebe utuze, itera gatebe utuze, utegereze, urindire. Naho ibyo kuvuga ngo biratendera hano, bitendera ni ibiki? Hatendera amapera n'imyembe, ntago hatendera amasezerano ava ku Mana. Ararushya kuyageraho, uravunika n'icyuya, n'icyuya. Niyo mpamvu ukwiriye gutuza ugakurikirana ijambo ry'Imana.
ukirinda amajwi n'amagambo abantu bavuga. Umva ibyanditswe byera, wumva icyo Imana ikuvugaho. Haleluya. Ubabaye ari ahantu bari kuvuga mwese mugahananuka inkonda zikagera ku birenge, mwese mwaba mushyushye, mwaba muvuga ati Imana yaje gukora. Ariko nkubwire ngo irasi Imana itiyubaha yambikira abantu ubusa ku karubanda, ngiri gukuramo abantu amadayimoni. Imana dusenga ni insirimu, ifite discipline, ifite ikinyabupfura, yuzuye imbaraga zo kugukirisha ijambo ryayo ntagukozeho, yuzuye imbaraga zo gusenya igicaniro cy'ibigirwamana by'iwanyu ntawe ukurambitseho ikiganza, ikoresheje imbaraga zitwa ijambo ryayo, rikakubohora, iminyururu ikakuvaho, ukajya ugenda wemye kandi ukomereye muri Kristo, utanyeganyega. Imyaka 90 iragera kuri Sara atarasohorezwa iki? Isezerano. Mu gihe Sara aratangiye kwiheba no kwiganyira, yegera umugabo we Aburahamu aramubwira ati njyewe ndabona bitagishobotse, wa mwana rya sezerano uhora umbwira ndabona atari ngeri izanyuramo, ariko icyakora nakugira inama uyu munsi, niwemera kunyumvira, wa mwana Imana yavuze wowe uzamubona, ariko ntago azaturuka muri njye. cyo bita gucogora. Aramubwira ati dore hano tuhafite umuja, umukozi udutunganyiriza imirimo mu rugo, uriya aracyari muto, nubigenza gutya mukabana nawe kuko bikenera, we wa mwana Imana yakubwiye uzagira gute? Uzamubona. Aburahamu atari kuzika ari byo, uzika ari byo, iyo nama ungiriye uzika ari byo, reka nirwaneho, byo babyita kwicira inzira. Aburahamu aragiye abunanye n'umuja we bita Hagayi. Ndashaka kukubwira ngo iyi Mana ifite imbaraga ziteye ubwoba. Imana tuvuga ifite imbaraga zirenze uko uzivuga, ifite imbaraga zirenze uko wowe uzireba. Aburahamu akibona na Hagayi ijoro rimwe gusa, mvugira ngo ijoro rimwe gusa, ijoro rimwe gusa, Hagayi abaratwite, abatwite inda y'umwana w'umuhungu. Sara amezi 3 ashira abone inda y'umugaragu iri imbere. Amezi 9 agera ati igihe cyo kuvuka cy'umwana cyagize gute? Cyageze. Ababyaye umwana w'umuhungu amwita Ishimayeli. Hanyuma ngiye kukubwira ngo ni kubera iki Aburahamu abonana na Sara, Sara ntatwite, yabonana na Hagayi, Hagayi agatwita? Kubera iki? Ese Sara si umugore nk'abandi? Nagajya mu mihango se nk'abandi? Indi byara se ntayifite? Ariko ni iyihe mpamvu Aburahamu amaranye na Sara imyaka irenga 100 nta mwana yabonana na Hagayi ijoro rimwe, Hagayi agatwita? Imbaraga z'iki? Zisezera. Naje kukubwira ngo dore impamvu Hagayi abonanye na Aburahamu agatwita. Haleluya. N'impamvu Aburahamu abonanye na Sara, Sara ntatwite, nuko Sara nagagiye gutwita umwana nk'abandi. Haleluya. Nagagiye gutwita umwana nk'uwo abandi bose batwise. Sara agiye gutwita icyo bita imbaraga z'isezerano. Imbaraga z'iki? Z'isezerano. Bivuze ngo uyu mwana Sara agiye kubyara ntago ari umwana nk'abandi. Haleluya. Ni isezerano ry'iki? Ry'Imana. Imana ishimwe. Mu nda ya Sara ntago hari
isezerano. Haleluya! Harimo imbaraga zibyara iki? Isezerano. Niyo mpamvu Herukana abonana n'uwitwa Penina bakabyara abana 5, ariko yabonana na Hana umwana akabura. Nuko Hana adafite kubyara abana, haleluya, afite kubyara isezerano bita Samweli. Afite kubyara isezerano bita nde? Samweli. Haleluya. Reka nkubwire, niyo mpamvu ijambo twasomye mu Itangiriro ryatubwiye ngo maze Uwiteka asohoza iki? Isezerano yagiranye na Aburahamu, ari uko igihe kigize gute? Kigeze. Hanyuma ngo igihe cy'Imana kiragera, rya sezerano Imana yavuze ryishakira inzira. Yishakira iki? Inzira. Sara aratwita, atwita umwana w'umuhungu. Uyu mwana w'umuhungu wavutse ngo bamwita Isaka, bisobanura ngo usetse. Sara ahita avuga ngo abazabyumva bazafatanya nanjye guseka, bazasekana nanjye. Ndashaka kubabaza, Ishimayeli yanditse. Niyo mpamvu uyu munsi tukivuga ngo Isaka, Mana ya Aburahamu na Isaka nande na Yakobo. Ababyumva izo nkuru tugafatanya na Sara gushima iki? Imana. Ugategereza ukarindira, ntiwicire iki? Inzira. Hari igihe rero tujya twihuza n'abantu bazarwanya amasezerano yacu, bakarwanya umugambi Imana yadushyizemo tutabizi. Icyo gihe tukimenya ari uko icyo Imana yagambiriye gukora kuri twe kigeze. Ntega amatwi rero nkubwire, Imana nikubwira ngo izakwambika, si bivuye mu kanwa k'Uwiteka. Imana nikubwira ngo izakubakira, ntibivuye mu kanwa k'Uwiteka. Imana nikubwira ngo izaguha imodoka, ntibivuye mu kanwa k'Uwiteka. Haleluya! Niwambara ntuzajye ugenda uvuga ngo wambaye imyenda nk'iy'abandi bambaye. Jya ugenda uvuga ngo njye nambaye isezerano. Jya uvuga ngo ntabwo ntuye mu nzu nk'iyo mutuyemo, njye ntuye mu ki? Mu isezerano. Ntuye mu cyo Imana yavuze. Ntuye mu cyo Imana yagize gute? Yavuze. Niyo mpamvu Imana ikuye Abisiraheli muri Egiputa, ikababwira ngo ndabajyana muri Kanani, mu gihugu cy'amata n'iki n'ubuki. Iki gihugu Abisiraheli bavamo n'igihugu barimo bajyamo biratandukanye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo hagati ya Egiputa na Kanani harimo ibindi bihugu. Ni ukubera iki Imana itabatuje mu bindi bihugu banyuzemo, ahubwo Imana ikababwira ngo ndabajyana mbatuze he? Muri Kanani. Ntabwo Abisirayeli bagiye gutura mu gihugu n'icyo dutuyemo, bagiye gutura mu isezerano ry'Imana. Bagiye gutura mu ki? Mu isezerano ry'Imana. Iyo haba haturwa nk'ahandi bari gutura naho banyuze hose, kuko hari ibihugu. Ariko hari impamvu batemerewe kuhatura, ahubwo bahanyura bagenda bajya he? Mu isezerano ry'Imana igira gute? Yavuze. Rero njyewe ureba hano, njyewe ntago nambaye ikanzu. Nabibwiye abantu baraseka. Tuzigurira muri shika tukazigurira n'ahandi, ariko ndashaka kukubwira ngo njye nambaye isezerano, kuko nambaye Imana yavuze. Haleluya! Nambaye Imana yavuze. Rero sinambaye ikanzu, ahubwo nambaye isezerano ry'Imana yagize gute? Yamvuzeho. Niyo mpamvu Imana nigutuza mu nzu jya uvuga ngo njye sintuye mu nzu nk'iyo utuyemo, nubwo zisa, nubwo zisakaye kimwe, nubwo zishashe hasi kimwe, ariko jya uvuga ngo njye simba mu mazu nk'ayo mutuyemo, ntuye mu isezerano ry'Imana. Nutwara imodoka ujya uvuga ngo sintwaye imodoka nk'iz'abandi batwaye, ntwaye isezerano. Haleluya! Ntwaye isezerano. Nubyara umwana Imana yavuze, nubwo umubona asa n'abandi,
uriya mwana aratandukanye kuko uwo mwana ni isezerano. Haleluya. Uwo mwana ni iki? Ni isezerano. Hanyuma naje kukubaza ngo iri sezerano turimo tuvuga, turimo tubwiriza, ariyo ndirimbo natangira nkavuga ngo azaza ntago azatinda, nk'uko yabisezeranye natwe. Uracyaririmo? Uracyarituyemo? Cyangwa warisohotsemo? Cyangwa waragiye? Wagiye kwicira inzira? Wagiye kwirwanirira? Rero niba ukiririmo, utega amatwi wumve. Dusanze imbaraga z'isezerano zifite uburemere burenga uko twebwe turyumva, birenga uko twebwe turibwirwa turyakira, riturusha ubushobozi. Amasezerano twakira turusha iki? Ubushobozi. Aturusha imbaraga. Bivuze ngo udasenze ngo ukomeze kwegera Imana, Imana iguha imbaraga zo kwihangana, wananirwa, wabivamo, wacogora, ukaba nk'abandi. Ariko dushimire Kristo wavuze ngo ntago adusize nk'imfubyi, azaduha umwuka wera udushoboza mu rugendo. Uyu mwuka wera udushoboza mu rugendo niwe ugize tugiye kunanirwa kongera akadufata, akadukomeza, akongera akadusubiza mu nzira, atuma tugarurirwa ibyiringiro by'urugendo turimo. Uru rugendo tururimo kubera ko hari amasezerano twaruherewe. Hatabaye amasezerano njye ntago nakabaye ndi hano. Hari amasezerano Imana yaduhaye. Hanyuma isezerano rikuru n'ubugingo buhoraho. Ubugingo bugize gute? Buhoraho. Niryo sezerano dufite, nicyo gitumye twicaye aha. Iyo dufite ubugingo, n'iby'umubiri ijuru rirabikora, rizi ko tubikeneye. Niyo mpamvu ngiye kukubwira ngo niba koko ukiri mu rugendo, ukaba ukiri mu isezerano, ukaba warabonye imbaraga z'amasezerano Imana itanga, ngiye kukubwira ngo torero ry'Imana ube maso, kuko Satani uriganya abagenzi, uriganya abantu b'Imana, ari gukora kandi ari gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo akwibagize urugendo, akwibagize inzira yaho wajyaga, ucogora ubivemo, unanirwe ngo Imana ntikije. Imana ntikigize gute? Ntikije. Uyu munsi hari abantu bari kuvuga ngo iyaba Imana ariyo yavuze, ibyo yambwiye biba byarasohoye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo akanwa kavuze cya gihe n'uyu munsi karacyari kuvuga. Imana yavuze cya gihe n'uyu munsi iracyari kuvuga. Ahubwo abantu bananiwe kubera kurambirwa gutegereza amasezerano. Abantu babivuyemo, barimo kuririmba ngo isi iraryoshye. Ntacyo wavuga, ntacyo wavuga ngo isi iraryoshye. Reba amazu meza twamaze kubaka, reba amamodoka meza twamaze kugura turimo kugendamo. Ntacyo waza utubwira ngo Yesu azaza. Ntacyo waza ugira gute utubwira. Abantu benshi bamaze kwivovota, babwira Imana ngo ntitugishoboye, bayisubiza Bibiliya, baravuga ngo ibyo twakoraga turabirambiwe, subira n'ibyawe. Kubera ko ibyo wavuze ntabyo twabonye, ibyo wavuze ntabwo tubirimo, ntabyo tubona. Naririmbaga ariko mbivuyemo, kuko amasezerano wamaye n'icyo wavuganye nanjye ntabyo. Nahanuraga ariko mbivuyemo, nabwirizaga ariko mbivuyemo, nasengaga nibatura ariko nyivuyemo. Kubera iki? Ibyo wavuganye nanjye narabitegereje, nagize gute? Narabihebye. Imyaka ibaye 40, ubuse uzabimpa nshaje? Ngize gute? Mbivuyemo.
naje kukubwira ngo aho unaniriwe niho Imana iziye, aho ucogoreye niho Imana igize gute iziye, aho ubiviriyemo niho Imana iziye, aho usohokeye mu nzu y'Imana niho Imana iziye gutabara abayo. Rero wicogora kubera intambara uhagazemo, wicogora kubera ibigeragezo bikugose. Menya ngo iyibutse Sara igihe cye kigeze ikamuha umwana, ibyo yakubwiye nawe izagira gute, izabisohoza. Mfite ubutumwa ndi gutanga burebana n'itorero. Imana yantumye ku itorero ryayo, mu butumwa irambwira ngo nimbubwira abantu aho nzashobozwa hose kugera nzabuvuga. Imana irambwira ngo abantu barananiwe gutegereza, bananiwe gutegereza bariyambura umwambaro, bamaze kuwiyambura bakomeza inzira ngo baracyari mu rugendo, kandi bamaze kwiyambura imyambaro. Imana ibinyereka muri ubu buryo. Nagiye kubona mbona Imana inkiza imbere uruzi, uru ruzi rwari uruzi runini, narebeshaga amaso yanjye sinduheze. Ngiye kubona mbona hagati muri uru ruzi harimo umuhanda, hanyuma uyu muhanda narawurebaga nkabona ni umuhanda wuzuyemo ubunyereri, ariko nitegereje ubwo bunyereri buri muri uwo muhanda mbona n'urubobi. Abantu inaha mujya kuvoma ahantu urubobi muraruzi, mbona uwo muhanda urimo urubobi. Hanyuma uwo muhanda wawitegerezaga uri kure, ukabona ubunyereri bwawo utarawugeramo, ukabonera ubunyereri buri muri uwo muhanda kure, wowe utaranawegera ngo utangire kuwugendamo. Uyu muhanda nakomeje kuwitegereza uko wari uri hagati muri uru ruzi. Njya kubona Imana inkize imbere abantu, abamama babiri. Aba bamama babiri, umwe ni umunyempano, ni umuhanuzi, uwundi nawe ni umukozi w'Imana. Nagiye kubona mbona bombi bari mu rugendo, ariko uko barebaga wa muhanda bakawutinya. Muri uku kuwutinya, umumama umwe nagiye kubona mbona yitegereje rwa ruzi. Mu kurwitegereza nagiye kubona mbona hejuru ya rwa ruzi hariho ikintu kimeze nk'igihu. Iki gihu cyari kiri kuri uru ruzi, washoboraga kuba watekereza ko ushobora kugikandagira hejuru ukagenda hejuru y'urwo ruzi bikagukundira. Rero uwo mumama agira ubwoba bw'uwo muhanda kubera ubunyereri bwari buwurimo, ashaka kunyura hejuru y'urwo ruzi ngo abe ari rwo agenda hejuru agere muri uwo muhanda. Mu by'ukuri naramwitegereje atambuka, yinjijemo ikirenge cye cya mbere, icya kabiri yamanukiyemo hasi. Akimanukira muri uru ruzi mo hasi, mbona umuntu aratatse avuza induru, aravuga ngo runaka, muvuga mu mazina, ngo ubu ngubu ni mpaka amanutse amaguru yagakandagira hasi aho uruzi rugira gute rutangirira. Ngiye kubona mbona wa mumama nawe wari muri ruhande, mbona iruhande rwe hari umwana w'umuhungu mwiza cyane uri nko mu kigero cy'imyaka nk'itatu. Mbona wa mwana nawe abirindukiye muri rwa ruzi. Akibirindukira muri rwa ruzi arataka, aravuga ngo umwana wanjye arohamye nawe hehe muri uru ruzi. Nagiye kubona mbona muri urwo ruzi harimo amaboko, nabonye amaboko yonyine, nta muntu nabonye. Mbona ayo maboko azamuye wa mwana amushyira imusozi, amutereka iruhande rwa mama we, ariko sinabona umuntu, mbona amaboko. Negereza yuko ya maboko arohoye wa mwana ari burohoremo wa mumama, ndaheba. Numva ubwoba buranyishe, nyigira ubwoba. Njya kubona mbona haje uwundi muntu w'umusore cyangwa se w'umugabo, niba atari umugabo yari umusore. Yitegereza wa muhanda, ariko we awitegereje ariyemeza, aravuga ngo ngewe uyu muhanda ngiye kuwunyuramo.
aragenda. Ageze ku ntangiriro y'umuhanda namubonye atangira urugendo agenda, sinamenye irengero rye. Uyu muntu ntago nabonye arohama mu mazi nk'uko abandi barohamye, nta nubwo nabonye ubunyereri bumunyereza ngagwa mu muhanda hagati. Nongeye kurebesha amaso yanjye ngo murebe aho ageze, ndamushaka ndamubura. Ndeba ko yaba yaguye mu muhanda sinamubona, ndatekereza ko ntamubonye arohama. Uyu muntu yagiye hehe? Numva ngize ubwoba. Wowe uyu munsi ntushobora kubyumva. Nagize ubwoba, mbaza Imana ngo ibi bintu nyeretse bishatse kuvuga iki? Buriya amayerekwa yose ubona afite icyo avuze nuko utabizi. Ndayibaza ngo uru ruzi rushatse kuvuga iki? Hanyuma aba mama babiri bashatse kuvuga iki, barashushanya iki? Ndayibaza ngo uyu muhanda unyeretse wuzuye ubunyereri unyura hagati muri uru ruzi ushatse kuvuga iki? Hari ukuntu Imana izanira umuntu iyerekwa ariko ikagarura n'irindi risa nk'irisobanura irya mbere yarabonye. Nongera kubona irindi yerekwa Imana yagaruye ku buzima bwanjye, ari ryo nshaka ngo utegere amatwi wumve. Ariho natangire nkubwira ngo niba uri umugenzi ujya mu ijuru, utega amatwi wumve amakuru avuye mu murwa. Mbona Imana yongeye kunshyira imbere abagore babiri. Si abagore babiri n'ubundi nabonye. Aba bagore babiri bari bambaye mu buryo butandukanye. Njya kubona mbona umugore umwe yambaye ikanzu y'ivara ndende nk'iyi nambaye, ariko urabizi ko mu buzima busanzwe iyo umuntu yakoze ubukwe yambara ikanzu y'ivara, iki cyo hasi akanagira icyo twita agatimba ko mu mutwe. Hanyuma uyu mugeni iyo yabyaye ntabwo bamutwikira mu maso. Iyo akiri umukobwa aza atwikiriye mu maso, umusore niwe umutwikurura akamugaragaza. Kiriya aba ifite mu mutwe tukita agatimba, siko tukita. Hanyuma uko nitegerezaga iyi kanzu, njyewe Imana yaranyerekaga ngo ita ku mutwe we. Nareba ku mutwe we nkabona Imana iranyereka ngo agatimba kakabaye kari mu mutwe nta kakirimo kavuyemo. Nanareba hasi iruhande rwe ko gahari nkagashaka nkakabura. Hanyuma uwo nguwo bagiye ku ruhande, Imana inyereka uwundi nawe wari wambaye ikanzu ariko ngufiya igera hejuru y'amavi. Hanyuma ngirirwa umugisha wo kumva amagambo uyu nguyu wambaye ikanzu ngufi agiye kubazwa n'ibyo ari busubizwe. Uwanyerekaga yaramubajije ngo ni iki cyatumye udodesha ikanzu ireshya gutyo? Nababwiye ngo ibyo ndi kuvuga birumvwa n'abanyamwuka, abari naha mu mubiri ntabyo bari bwumve. Aramubaza ngo ni iki cyatumye udodesha ikanzu igize gute ireshya gutyo? Numva aramushubije ngo icyatumye ndodesha ikanzu ireshya itya. Hagiye kugarukamo irindi jambo naryo rivuga umuhanda. Aravuga ngo dore uyu muhanda tunyuramo wuzuye ivumbi. Aramubwira ngo rero impamvu nadodesheje iyi kanzu ireshya itya, iyo ndodesha ikanzu ndende uyu muhanda kubera ivumbi riwurimo nari kujya ngenda ikanzu yanjye nambaye yanduzwa n'ivumbi riri hehe muri uyu muhanda. Ngo rero nahisemo kudodesha ikanzu igize gute itagera hasi. Kubera iki? Ivumbi riri mu muhanda turi kugira gute turi kunyuramo. Imihanda ni ibiri, n'abagore ni bangahe? Ni babiri. Imana itugirire neza kandi Imana itugarukeho. Imana imajije kunyereka ibyo byose irambwira ngo ngiye kugutuma ku itorero. Irambwira ngo ninze mbwira itorero ryayo. Iyo tuvuze itorero ntituvuga amadini. Ninze mbwira itorero ryayo. Ngirambiwe umugore wamaje gutakaza agatimba, agatakaza agakiza. Irambiwe umugore wamaze kwiyambura umwambaro akawuta. Ngira iramurambiwe.
irambwira ngo uyu mugore ntabwo ari umugore wo mu mubiri, irambwira ngo uyu mvuga ni itorero. Irambwira ngo dore umugeni nakweretse wari wambaye ikanzu ndende utakigira agatimba ko mu mutwe ni itorero ryanjye. Imana irangije irambwira ngo dore kari agatimba nakweretse katakiri mu mutwe we. Irambwira ngo ntabwo ari agatimba mwaka ngaka tuzi mu buryo bwo mu mubiri, irambwira ngo agatimba karashushanya ingofero. Hanyuma ingofero mu buryo bw'umwuka isobanuye iki muyobozi? Ni agakiza. Ni iki? Ni agakiza. Irambwira ngo uyu mugore yamaze kwiyambura ingofero, yamaze kwikuramo agatimba arakajugunya, asigarana ikanzu, cyo twita imirimo. Akomeza urugendo ngo ari kujya mu ijuru, ngo ari gusanganira umukwe, ngo ari gusanganira Kristo, ngo nawe ari mu bategereje. Utegerezanyije iki? Warikuyemo umwambaro utegerezanyije iki? Wariyambuye agakiza utegereje nde? Niba ijambo rivuga ngo uri umugeni Kristo akaba umukwe, niba waramaze kwikuramo ikikuranga ko uri umugeni wa Kristo, utegereje nde? Imana irangije irambwira ngo uyu mugore akimara kwiyambura aka gatimba, akimara kwikuramo aka gatimba kakajugunya kagata, Imana irambwira ngo Satani yahise ashyiraho inzira ze. Satani yahise ashyiraho iki? Inzira ze. Irambwira ngo dore uyu muhanda wabonye nakweretse uri hagati mu ruzi, n'uru ruzi wabonye runini kandi ruri kugwamo abantu bagapfa. Irambwira ngo iyi ni inzira Satani yashyiriyeho abantu. Ni umuhanda Satani yashyiriyeho abagenzi. Irambwira ngo uru ruzi ni uruzi rwica, ruri mu nzira ya buri mugenzi wese. Iyaba wabyumvaga wasenga, iyaba wabyumvaga waba maso. Irambwira ngo uko itorero ryiyambuye agakiza rikagatakaza rikagasiga, Satani yahise ashyiraho ize nzira uyu munsi wa none duhagazemo, ariwo muhanda wuzuye ivumbi, ariwo muhanda wuzuye iki? Ubunyerere. Twahise dukurirwaho inzira nzima ariyo kuri n'ubugingo bitugeza ku Mana. Satani ashyiraho ivugabutumwa rye, ashyiraho imikorere ye, ashyiraho umuhanda we, arangije awuzuzamo ubunyerere. Umuhanuzi uwugeramo ntahagera, aranyerera. Umuvugabutumwa uwugeramo ntahagera, aranyerera. Umuririmbyi uwugeramo ntahagera, aranyerera. Ntacyo wahavugira, ntacyo wagira gute wahavugira, kubera ko ibinyereza Satani yamaze kubishyira hehe? Ku buzima bwawe. Satani yamaze kubishyira imbere yawe. Rero naje kukubwira ngo torero ry'Imana, ongera wambare, ongera ugire gute, ongera wambare ingofero, ongera ushaka agakiza. Tekereza neza aho wagiye, aho wanyuze ukagwa, ugarukira Uwiteka. Bitabaye ibyo, icyo wita amasezerano, icyo wita imigisha ntabihari. Daniel aherutse kwandika aravuga ngo nukuri abazi Imana yabo ngo bazakomera, ngo kandi nibamara gukomera bo bazakora iby'ubutwari. Imana ikeneye kukomera nubwo ari mu bunyereri, nubwo ari mu muhanda wuzuye ivumbi. Uyu muhanda uri kwanduza, uri kwanduza. Nuhanyura wambaye ibigukwira urandura.
ariko ubu muri kubyumva. Nuhanyura uvuga ibizima urandura, nuhanyura uvuga icyaha urandura, kubera ko wuzuye iki? Ivumbi. Icyo bashaka nuko utahanyurana umwambaro ugukwira. Dodesha ibice uzubwira abantu ngira gutabaye kandi ntayo. Dodesha igice, kuko niwambara ibirebire baraguca, niwambara birebire uraza guhishurirwa ibikorerwa hano. Niwambara birebire urabasengesha y'ibiri kandi ntayo bashaka. Niwambara birebire urihanisha kandi ntawe ukibikeneye. Niwambara birebire urashyiraho umwanya wo gusenga ati ntiwushaka, mushyireho igisirimba tubyine. Mushyireho igisirimba tugire gute? Tubyine mu mwuka. Ntawe ushaka kukandagiraho, hoya haratonekara. Imvu abantu bajyanjaritse mwivuga butumwa, bajyanjaritse amana arareba hejuru. Mwumve ko imbwiye, mwumve ibyo ivuze. Yajyanjaritse, mwumve ivugiye he? Ivugiye he? Ivugiye he? Mushyiraho igisirimba. Nibashyiraho y'ibirasibe, nibavuga ngo twiyirize ubusati, Imana niyumva abantu kuko batariye. Yajyanjaritse ntakandagira, hoya nunaza gukandagira harajya yigirayo. Utanoneka bitavamo, utagira gute? Utanoneka, utavuga ku byanjye. Harakandagira adakandagiye, haragenda atagenda, byanze. Abantu baturwaranye imvunja, haravuga ajyanjaritse, ntago bikunda, ntakandagira aratonekana. Ariko ndashaka kukubwira ngo iryo vuga butumwa rimeze gutyo ijuru ryamaze kurihaga. Imana arambwiye ngo mbwire itorero ryayo ngo izanye ukuri mu gihugu. Izanye iki? Izanye ukuri. Abadodesheje imyambaro y'ibice igihe cyabo kirarangiye. Mwatinye ivumbi, yego mwaritinye ngo udahanura bakagusohora, ngo utabwiriza ukuri bakaguca. Pawulo yaravuze ngo uri muri twebwe ntago adukundira guceceka, ntago adukundira kugira gute? Guceceka. Bamushyize mu nzu y'imbohe, haravuga ngo erega ibiturimo ntibitwemerera kugira gute? Guceceka. Mpamvu wacecetse ntabyo. Niba bikurimo emera kunyura mu ivumbi. Nyuramo byandure. Yesu yamennye amaraso yo kweza, yamennye amaraso yo gutunganya. Nyuramo bagusiga ivumbi, Yesu aguhanagure. Nyuramo bagutera icyasha, azagihanagure. Ariko wemere kunyuramo, we guhindura umwambaro. We guhindura iki? Umwambaro. Ngo ubwo ngiye mu itorero ngo rye muri Vivante, ngo mwarimu wabo ngo nta kundi inyigisho zihanisha kunda ku cya 10, kambambarira ibigufi. Yagata gukubitiramo ingufi, akaza wamubaza ati niki cyatumye ujya muri iriya torero utambaye ibigukwira? Ati imihanda iri urayizi, ririya torero wowe urarizi, ibeshya uvuga ku cyaha ntuzahagaruka. Niyo mpamvu nambaye ibigufi, iyo nabyambara ubutahasi bari kuzantumira. Kuki wadodesheje ibigufiya? Umuyobozi waho ntiyemera uwaturisha ibyaha. Niyo mpamvu navuze ku cya 10 n'amaturo nkitangisha abantu bakazana amafaranga. Ariko ntago igikenewe ari amafaranga. Nitugira agakiza kazima n'amafaranga azaza, abaterankunga bazaza, abantu bazaza mu nzu y'Imana. Ariko urabahamagara ngo baze ubaha iki? Baze ubaha iki? Imana ihamagara abantu ikabakura mu byaha, yabinjiza hano muri iri torero, igasanga perezida wa korari yuzuranya amatiku n'amagambo,
yuzuye gusebanya. Yavuga ati nandikira korari njyemo, aturiye muri karitsiye bavuga karoga, ntimumwemerere kwinjira, kandi Imana yamugezeho. Ravuga ngo genda wature nkugirire neza, uhinduke umumaro mu nzu yanjye, umbere igikoresho ngira gute nishimira. Ukamubyigisha inkokora. Tukuzi wowe usambana, tukuzi ugira amagambo, tukuzi uraguza. Aho umuzi Imana yarahamukuye. Haleluya! Aho umuherukira bamuvuga Imana yarahamukuye. Niyo mpamvu imuzanye ngo ayiririmbire, niyo mpamvu imuzanye ngo abe igikoresho cy'Imana mu nzu yayo, kuko iyi si inzu y'umuntu. Iyi ntabwo ari inzu yawe muyobozi, iyi ni inzu ya data, iyi ni inzu y'Imana. Izana abantu ikavuga ngo yemwe abarushye namwe muremerewe nimuze munsange. Haleluya! Ndabagira gute? Ndabaruhura. Abo utaruhura uri umuyobozi, Yesu yiteguye kubaruhura. Abo utarengera, Yesu yiteguye kubarengera. Yesu aruhura iki rero? Aturuhura imitwaro itandukanye n'iy'abisi bahazi. Ajya aturuhura imvune zo mu mitima, ajya aturuhura imitwaro y'ibyaha, akayidukuraho tukagenda twemye. Turirimba intsinzi ya Kristo, turirimba imbaraga z'umusaraba, turirimba ngo twarabatuwe. Ariko uyu munsi abari mu nzu y'Imana nibo babereye abari hanze urukuta rwo kutinjira. Imana yavuze ngo abarozi, ugira ngo se abarozi cyane Imana ivuga nabaza kunyanyagiza? Wicunga urebe ko umunwa wawe utaroga, urebe ko umunwa wawe utagira gute, utaroga. Niba wicara ukavuga umuntu ukamutaranga musengana, urambwira ngo uwo muntu azagaruka kumara ikizi, kuhakora ikizi? Niba mure mu dutsiko two kuvuga umuntu w'Imana no kumugambanira, urambwira ngo iryo riraba irembo rizana batanu kuwa gatatu, cyangwa ahubwo ufunze irembo ryari kwinjiza n'umuntu umwe kuwa gatatu. Twarangiza tukaza hano tukabyina ngo turi mu mwuka. Icyo ni icyuka, ntabwo ari umwuka. Mwuka ajya inama. Imana ikugarukeho. Niyo mpamvu wicara umuntu akuroga ukamwemerera, ukamuha umwanya ngo yego komeza umpakiremo virusi yawe inyuzure, nawe nikuzura uzaza kuyuzuza mugenzi wawe. Uwacu yaravuze ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose bigira gute, birindwa, kuko nimo iby'ubugingo bigira gute, bikomoka. Ariko umutima wawe wawihinduye ingarandi, wawihinduye ikimoteri, mu gihe ikimoteri kirinda ubu. Umutima wawe wawuhinduye ingarandi, ukubuye ibyo muri karitsiye byose, kwa Domitira njyaneyo aroheyo, nawe ubike. Ukubuye wese ati kwa Chantal niho nduhukira, nanjye reka njyaneyo. Akaza akamena iwawe, kakuboreza umutima, akakwangiza, akakubwira uburyo umuririmbyi muririmbana yakuvuze, akamuguteranyaho ku buryo muhagarara hano ku ruhimbi utamureba, bamubwira ngo musuhuzanye. N'ibintu yamvuze, uburyo yancebeje. Aherutse kujya kwa Nuza aramvuga, mufitiye urwango buriya icyaguha ukandeba mu mutima. Ndashaka kukubwira ngo uwo mutima wawe ntabwo ari ikimoteri mama, mutima wawe ntabwo ari ingarandi, ku buryo buri muntu wese azana imyanda akubuye muri ruhurura, atoraguye mu nzira, akuye muri puberi, akaza akaroha iwawe. Bamaso
ibikwangiriza umutima birangiza ubugingo bwawe. ubukubwira ari kukuroga, ari kukwicira umutima, akwangisha umuntu kandi muri kumwe mu murongo mutegurana hano amateraniro, ariko mukabikorana umusebya, umuvuga, mwahurira hano mugahurira ku gicaniro mukaririmba. ndagira ngo nkubwire ngo ako ntago ari agakiza. aho kugira ngo ubikore utyo muhunge wigendere. muhunge ugire gute? wigendere. we kuba mu mwanya urimo kandi utawurimo. rinda umutima wawe, rinda amatwi yawe, kuko ibyo wumva birakwangiza. ntacyo bikwinjiriza, ntacyo biguhesha. ntibiguhesha umwambaro, ntibikwishyurira inzu, ubwo nibiguteranya na mwene so. ubu dufite abantu bavuga kereka icyo atumvisha, kiba ukuri kiba ikinyoma, kereka ikitamugeze mu matwi. rero abarozi Imana ivuga hano, abanyanyagiza, niba ari abanyanyagiza mu kanya turasenga biravaho, ariko niba ari ururimi rwawe, icyo cyo ni wowe ukwiye gufata umwanzuro. umuntu anyanyagiza uburozi kandi bugakwira ku buryo buri wese yatakwa na ya virusi ya bwa burozi. abantu wajya ubareba mu mwuka ugasanga barashize, bararangiye. ariko naje kukubwira ngo niba uzi kuri mu rugendo, ukaba uzi kuri mu nzira igana mu ijuru, irinde kandi urinde n'icyo Imana yashyize muri wowe. haleluya. ngo umujura nta kindi kimugenza keretse kwiba, akica, akagira gute, akanarimbura. uwo ni Satani. aba bo hanze ntago ari abajura. umujura yiba icy'agaciro. Satani namara kugusahuramo iby'Imana, akagusahuramo amasengesho, akagusahuramo kwiyiriza ubusa, akagusahuramo umuhamagaro, nta kindi urabusigaranye. urabusigaranye ya magambo twavuze, kuko ibihe byo gusenga yabikukuyemo, yarabikwambuye, abikuvanamo. birashoboka yuko twavuze byinshi, haleluya. hari bike bagize gute wumvishe. tugiye kugera mu mwanya wo gusenga, ariko nubwo tugiye gusenga, uracyambaye, uracyambaye, urumva ucyambaye mu mwuka, ingofero iracyarimo, uracyafite agakiza, cyangwa kamaze kukuvamo. ubu dufite abantu baza mu nzu y'Imana ariko barasohotse kera, kajya avuga ati nta kundi nagira, reka mpfe kujya guterana, reka mpfe kujya kuririmba. ariko iby'Imana byaragushizemo, iby'Imana byaragukamutsemo, ntago uhari. ukeneye kuva aho wagiye rero. haleluya. ukeneye kuva aho wagiye, kuko n'ubwo uri hano, wicaye hano wowe w'umubiri, ariko umuntu Imana ikeneye ntawe uri hano, yarasohotse. ariyo mpamvu Imana izahishura mu iteraniro ikavuga ngo hateranye 2 cyangwa hateranye 3, kandi urusengero rwuzuye abantu. nuko abantu bari mu rusengero batarimo, bari hanze. wasohotse kubera ko bakuvuze, ntabwo ukiririmba kuko umuhamagaro ukurimo, ahubwo uri kuririmba kuko uri muri korali ngo batabona ko wasibye. icyo gihe ntabwo uhari, n'iyo mirimo uri gukora iriho towa. ntabwo ukiza gusenga kuko ari umuhamagaro ukurimo, ahubwo uraza gusenga ngo umuyobozi atareba mu basibye akabona ntiwaje, direka nanjye pfe kugenda. ntabwo waje rero uje gusenga, kuko
uw'Imana ikeneye yasigaye, haje uw'Imana idakenyeye. Haje uwaje kugira ngo umuyobozi amenye ko yateranye, ariko ntago haje umuntu Imana ikeneye. Haje umuyobozi akeneye, ntago haje uw'Imana ikeneye. Uriya wasigaye ni w'Imana igize gute ikeneye. Abantu bari mu nzu y'Imana barasohotse. Ibi mvuga ndi kubibona. Abantu bari mu nzu y'Imana baragize gute barasohotse. Mve guterana kuko ari kuwa gatatu batambura. Mfite umwanya nshinzwe, niba hambura se baravuga ko nagiye. Ukwiye gusenga ukarenga ibyo bihe. Ukwiye gusenga ukarenga icyo gihe, ugakora umurimo nk'umunyamuhamagaro. Wihangana mu byo mwene data yavuze. Hahirwa uwihanganira ibimugerageza byose, ngo kuko namara kwemerwa ngo wazambikwa ikamba ry'iki ry'ubugingo. Hanyuma se nutihangana, isezerano ry'Imana riragusanga hehe? Rirasanga ugihagaze, rirasanga ukiraho Imana yari guhereye. Kandi ko igihe kigeze Kristo akaza gutwara itorero, aragusanga aho yagusize. Nk'abacuranzi mwarabasanga aho yabasize. Njya ngira ikibazo njyewe ndavuga, hari ahantu ugera ugasanga abacuranzi bazanye gucuranga mu rusengero, ukibaza ni mayibobo bazanye mu nzu y'Imana. Nkatekereza ngo Dawidi yajyaga acuranga, ngo Sawuli abadayimoni babaga bamurimo bakamusohokamo. Nkibaza ngo aba bacuranzi bazanye bashobora gucuranga nibura umuntu wuzi Umwuka Wera akakira imbaraga ziva ku Mana, itorero rikavugana n'Imana. Ugasanga umusatsi yarakaraze direde, ntazi gusokoza, inzara n'izigisiga, ipantaro iragera hano mucikopi iragaragara. Bati muducurangire, bati azaza ntazatinda, nawe akajyaho. Azaza nawe akajyaho. Umuntu ngo turi mu murimo, ariko ubundi aho tutambuwe ni hehe muyo? Aho tutambuwe ni hehe? Aho umuntu uzi ko n'igihugu kitagukoresha umeze utyo, usa utyo, ugaragara utyo, uzanyere ku musirikare ufite igisatsi nk'icya Marine, nk'icy'abantu bajya kwa Kabuga. Ariko abo bose dore bicaye aha baje mu nzu y'Imana, ariko kuko twambaye ibigufi ibeshya umukoreho, ibeshya umuvugeho, ibeshya ugire gute umuvugeho. Nyamara Imana ibahagurukije ibazanye hano ngo bumve, kuko ibyo bumva bizababera urubanza ku munsi w'amateka. Hazabaho umunsi ukomeye. Ubaha ibikoresho Imana yakuye mu bantu bayo, kuko ubushobozi bahaye, bakagura sente, bakagura imikoro, bakagura izi basure. Byubahe, ubikoreho wejejwe, wihanye, utunganye, tubone umugisha uva ku Mana.
z'Imana. Nta gikoresho cyawe na kimwe kiri hano. Guhera kuri iyi mikoro mfite si yawe, ni iy'Imana. Ngo umugabo umwe bita Berushazari yigeze ahaga, umurenge uramufata, cyo bita umurenge. Ngarahaga arijuta, haravuga ati nta kindi nsigaye, nkeneye umunezero ugera ku ndiba y'umutima. Haje kunezererwa mu nzu y'Imana, hasaho kunezererwa mu mubiri we. Tuhanezererwa turi mu mwuka, tukuzura imbaraga z'Imana, tukumva icyo Imana ivugana natwe. Ngo umunezero ukagera ku ndiba y'iki y'umutima. Ngaravuga ngo munzanire ibikombe. Munzanire iki? Ngo ibikombe data Nebukadinezari ngo yagaze mu rusengero rwa hehe ngo rw'i Yerusalemu. Ngo mubinzanire hano ninezezereze kuri ibyo bikombe. Ngo barabimuzanira atinyuka n'ibiganza byanduye bihumanye byaraye mu nkera itari yo kubaha Imana, itari yo gusenga. Baravuga ngo muzane vino mu gihe ngo musukemo bikombe byerejwe Uwiteka. Ngo basukemo vino, basukemo inzoga. Ngo bamwe abagamije iki? Ngo kwinezeza. Ngo akibikora mu ijuru inama iraterana, akibikora baravuga ati imbyino zawe ntacyo zari zadutwaye Berushazari we, n'amagambo yawe ntacyo yari yadutwaye, ariko uratinyutse urarengereye. Ugize gute? Urarengereye, wubahutse ibyo utakagombye kubahuka, utinyutse ibyo utakagombaga kugira gute? Gutinyuka. Ngo muri iyo nama Uwiteka ntiyari yayijemo, iyo ngera Uwiteka ntabwo yari yayijemo. Ngo ako kanya intebe y'Imana ihita imanukira muri iryo teraniro. Ngo yicara inyuma yabo ntiyanaje imbere, ukuboko kw'Imana kurarenga kugera imbere aho bose bakubona. Ngo kwandika inyandiko itamenyekana. Ngo Nebukadinezari Berushazari akibona inyandiko gafatwa n'umushyitsi, hatangira gutitira. Hari inyandiko igititiza abantu iyo ivuye ku Mana, hatangira kugira gute? Gutitira. Ngo amava arakomangana, tangira kuvuga ati nimunsomere, mundebere hariya handitswe ngo iki? Handitswe ngo iki? Baramubwira ati mubari hano nta muntu n'umwe ufite ubwenge n'ubushobozi bwo kumenya inyandiko yanditswe hehe aha hantu. Ariko ngo hari umuhungu w'Imana wari wuzuye umwuka wera, ngo witwa Daniel. Ngo baramubwira ngo hano muri iki gihugu tunzi hari umuntu tuzi ku gihe cya Nebukadinezari yigeze ahishurira iby'inzozi ze, ngo kandi na n'ubu aracyahari. Ngo icyo tuzi neza nuko aba mu mwuka w'Imana zigize gute? Zera. Ngo mumuzanye yahishura iby'iyi nyandiko. Ariko mwahishuye iby'izi nyandiko, mwahishuye iby'inzandiko zitarimo kumenyekana, zitarimo gusomeka zigasobanuka. Ngahageze aramubwira ati umva nkubwire, njye ntabwo nadodesheje ibigufi. Haleluya. Njye ntabwo nikuyemo agatimba. Umva icyo Uwiteka avuze. Iyi nyandiko ivuye mu ijuru, wandikiwe, watumweho. Inyandiko ikubwira ngo wapimwe mu birori byawe wakoresheje, wapimwe. Hanyuma umaze gushyirwa ku munzani, ijuru rikwitegereje yewe Berushazari, risanze utagishyitse, utagikwiriye kuyobora. Aramubwira ngo kandi ubu tuvugana ubwami bwawe ugize gute? Urabunyazwe, ingoma yawe irahindutse, ihawe Abaperesi. Ngo abivuga uwitwa Kura ageze mu muryango, harimo yinjira. Haleluya. Arimo yinjira. Kura yarahagaze ku ijambo rimubwira ngo yewe Kuro, haleluya, nzagendana nawe, nzakujya imbere,
ahataringaniye ngo inzugi z'imiringa nzazimenagura. Yari ku ijambo rivuga ngo ibihindizo by'ibyuma nzawe Uwiteka nzabicamo kabiri. Aramubwira ngo kandi isezerano rikomeye nzakenyuruza abandi nindangiza ngo ukenyeze. Haleluya! Ngabivuga Kuro n'ingabo ze bageze mu muryango binjira, Kuro akubitana n'ijambo rimubwira ngo ubwami bwawe urabunyazwe buhawe abaperesi. Nicyo cyarokoye Daniel ntiyapfa. Kuro yaravuze ati uyu muntu umenye ibyanjye atamenye ko naje ni muntu ki. Haleluya! Ntiyicwa mu bagombaga kwicwa. Daniel arokorwa nuko umwuka w'Imana murimo, arokorwa n'imbaraga z'Imana zimutuyemo zihishuye ibihishwe, bakaza bisanga hehe mu masezerano. Ndagira ngo nkubwire ngo ahangaha Kuro yahise akenyezwa, yicara ku ntebe y'iki y'ubwami nk'uko Imana yari yagize gute, yarabivuze. Ibihindizo yakuye mu nzira, inzugi yamenaguye. Uzi abantu bishwe, uzi ingabo zahapfiriye. Berushazari iryo joro yagize gute, yarapfuye. Igihe cye cyahise kirangira, kirangijwe n'akamenyero. Kirangijwe n'iki? N'akamenyero. Nicyo kituma rero Imana iri kubwira ubwoko bwayo, mureke akamenyero mwamenyereye Imana, mureke akamenyero mu murimo wayo, mu burinzi. Akamenyero nigashiremo, ntawe umenyera iby'Imana ngabeho, harapfa. Iyo udapfuye mu mubiri upfa mu mwuka. Abantu Imana bayimenyereye, nzavuga ibyo nshaka kuko nyoboye, nzabwiriza ibyo nshaka kuko mfite ijambo, nzategeka ibyo nshatse kuko bose baranyumva. Ariko ndashaka kukubwira ngo ntabwo Imana iguhagaritse hano ngo uze gukora ibyo ushaka, ngo uze kuyobora uko ushaka, ngo uze gutegeka uko ushaka. Imana igushyize hano ngo uze gukora ibyo Imana ishaka, ngo uze kuvuga ibyo Imana ishaka. Ntabwo Imana igutumye hano ngo uze kuvuga wowe ibyo ushaka. Ibyo ushaka se byatumarira iki? Ibyo ushaka se byadukiza? Ibyo ushaka se byaturengera mu kaga? Ibyo ushaka se byakwishyurira kredi, byakwishyurira inzu, byagukiriza umwana indwara, byagukura ku gisasiro, byagukiza iyo kanseri, byagukiza iyo diyabete? Ubaha Imana ikore, ubaha Imana ikore. Imana irambiwe akamenyero mu nzu yayo, irambiwe akamenyero. Abantu bamenyereye iby'Imana kugera ku rwego n'indimi z'umwuka bazihimba. Ako ni akamenyero kica. Kugera ku rwego umuntu ahagarara hano ngo Imana iravuze itavuze. Abantu bamenyereye Imana kugera ku rwego bashyizeho amashuri yigisha guhanura. Abantu bamenyereye Imana kugera ku rwego wumva indimi umuyobozi avuga ukazirepeta ukazifata, kavuga ati nanjye kuwa gatatu utaha nimbyigira bazagira ngo nujujwe. Ako ni akamenyero kica mama, ni akamenyero. Mbabwire ngo ibyo byose Imana igize gutira bihaze. Dusubire kurufatira Imana yubaka ibishya, dusubire kurufatira mwuka w'Imana yongera amanukira abantu bayo, wuzuzwe wujujwe mu mwuka utujujwe mu mubiri. Ni wuzuzwe uzahishurirwa ibiriho, ntabwo uzahishurirwa ibiteranya abantu. Haleluya! Aka kamenyero rero niko Imana igize gute, ihaze. Irinde kumenyera Imana kuko ntawe umenyera Imana ngabeho. Nubwo bakureba uriho ariko nturiho, warapfuye mu mwuka, ntukiri muzima. Niyo mpamvu uzasanga uwarotaga byaragiye, uwahuguraga ntabyo. Uwari itara ry'Imana mu rusengero wapi,
kubera iki? Ibyo twakinguriye, ibyo twagize gute, ibyo twakinguriye. Tugiye gusohora rero, tugiye gusohora mu mitima yacu, ugiye gusohora abantu bitsemo, ugiye gusohora abantu washyize ku rutonde wanga, ugiye gusohora, ugiye gukora isuku mu mutima wawe. Ntabwo Imana ishobora kuza kwicara mu mutima usucyo wahinduye ikimoteri ukabikamo imyanda yose. Oya, ugiye gukora isuku. Numara gukora isuku, bwira Imana ngo ngwino umbe nkubemo, ndabikwemereye, kugira ngo ubone aho kugira gute, aho kuba. Kibabaje abantu bamenyereye ngo ibintu byoroshye, ariko tugeze mu gihe ngo abariye ibyoroshye bananirwe, ahubwo abariye ibikomeza, bigakomeza amagufwa, bigakomeza inyama, bigakomeza umutima, ngo bakomeze. Yesaya aherutse kwandika aravuga ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe. Abo ni abariye ibidakomeye mu rugendo, ngo ndetse bazanagwa. Si ukuruha gusa no kugwa birimo, ariko aravuga ngo abantu bategereza Uwiteka ngo bazasubizwamo intege nshya, ngo baziruka be kunanirwa. Niki gituma utananirwa? Ni uburyo wariyemo. Umwana wariye neza arakomera, niyo agenda uba ureba afite imbaraga, niyo avuga uba wumva afite imbaraga. Rero mu buryo bw'umwuka, ibyo turya, ibyo tugaburirwa nibyo bidukomeza. Niba waranyweye amazi ukarya isosi y'ubunyobwa n'indagara, urasigaye, kuko imbere naho abakomeye, naho abagiye gusohorezwa iri jambo rivuga ngo icyo gihe abazi Imana yabo, abategereza Uwiteka, nabo ngabo bagiye gukomeza urugendo. Ngo kuko bagiye kwiruka bere kunanirwa. Ntabwo bananizwa n'ibyo bareba, ntabwo bananizwa n'ibyo bumva, ntabwo bananizwa na AI yaje, barakomeza. Uyu munsi umuvugabutumwa arajya kubwiriza, akaza yabajije AI icyigisho. Nabaza ngo Mwuka Wera ntagikora, Mwuka Wera ntakivuga, ku buryo ujya gutegura icyigisho ukajya kubaza AI ngo ikubwire, ikutegurira icyigisho. Ariko kuko dusohoye mu bihe abantu badasenga, badashaka gusenga, niyo mpamvu ujya kubaza AI kagutegurira icyigisho. Icyo cyigisho AI yateguye cyarokora nde? Cyakiza nde? Icyo gihe dusohoyemo, tugiye gusenga, batwegekereho imiryango, dusenge, tubwire Imana ngo
Haleluya. Tugiye gusenga. Amina. Tugiye gusenga. Hallelujah. Ati kuko je kitira boresta ati ni mani komeye cyane mando sene wini mata rero bokire zo birifo ati n'uwiteka imana y'amahoro ati nabango dire ndasembutse muri terani ati nabango ni imana ivugana nawe ati buri muntu wese je ne wini mata zo birifo ati nabere maso murimo ati nabango nabere maso ubugingo ati kuko je ne wini mazeneta ati ni imana je gukora ku manywa ndetse ku mugaragaro ati nabango ndi imana ikomeye ati nabango ndi imana igwaye ati nabango ndi imana babereye maso ati nabango ndi bashyize mu bishoga ati nabango ndi uwiteka